kuvuga ngo nagatsiko ngo ko abantu 16 ngo bakorera ngo mu mashyamba mwumva yitabaza inzego ngo zibibafashemo ngo bahagurukira abantu bakorera mu mashyamba ngo ako gatsiko ngo kaye mabandi ahubwo no umwanzi w'Imana pe n'umwanzi w'Imana abantu 16 yaranababaze asanga ari abantu 16 yarababaze ngo asanga ari abantu 16 amabandi yo mu buryo bw'umwuka abaho ariko icyo navuga jewe ndavuze ngo se koko abo bantu yita amabandi yarabisengeye Imana imubwira ko ari amabandi cyangwa nta naheruka kumenya inzira yo gusenga iyari hari indimi wenda yavuze ngo atwerekera ati dore indimi z'umwuka ni nk'izi mvuze ngo tuzihereho ese asoza ikiganiro hari indimi yavuze ngo atwereka ati indimi z'umwuka nizi mvuze mujye muziheraho twigire se kuzihe yavuze indimi zo nazo abantu bicyokere rero abantu bicyokere abo bahoze bazasobanukirwa bate nibumva ikiganiro cya Elize bakumva n'icyawe uvuga uti ngende umwana w'Imana ntabwo ndibande nshaka kugira ngo dukure abantu mu rujijo ese aba bantu bazamenya bate umukozi w'Imana n'utari umukozi w'Imana ya urakoze cyane mana yanjye birakomeye ariko umwuka uradushoboza nukuri birasobanutse uragira uti abantu badukurikira n'abakurikira iki kiganiro cyakozwe n'uyu muntu bazamenya gute amabandi n'atari amabandi uyu muntu hubwo dukumwitondera oya hari ahantu utinya umuntu ujya hariya ku muhanda ku karubanda agafata amazina 5, 16 cano zirenze imwe yavuze zikorera habo bantu bajya mu ishyamba akazitesha agaciro akazambika isura izina ribi n'umugome ariko ubundi reka mubaze ngaho mu magaze ariyo ngaho mu mabati ariyo hari ubwo zamushakira mu kintu nta munyamubiri urondora umunyamwuka uyu muntu yitwa ibandi cyangwa yisibandi cyangwa numvise ngo nagatsiko nimba narumvise ikiganiro neza azavumwa wa muvumo nareba nawe uriya rero nanone 16 ese tuvuge wenda abo 16 nabo yabonye nkubwira amacano menshi nicaye imbere y'iyi kamera nzi ko akorera mu mashyamba kuva insengero zafungwa umudendezo w'aho abantu bavugira urabizi ko kuvuga ubutumwa bisaba kwirekura ukavuga wase n'uhumungabana kubera ubucucike bw'imiturire yacu bigasaba ko abantu bajya ahantu bisanzuye nkubwire cano zirenze imwe n'abana arabonye ibiganiro byazo bibera mu ishyamba ese izo cano zose abazikoreraho tubita amabandi numvisemo n'akandi kantu kavuga ngo yumvikanisha ngo izi ndimi bavuga ngaho nimba zikuzisobanura nubu nambwire nzivuge ntago bisaba reka kukurinda kubishyira kure ngo izi ndimi bavuga ngo ntabwo ari iz'umwuka ngewe nitangiye icyifuzo wenda iki kiganiro azakibona azatwereka ahantu handitse indimi z'umwuka n'izitari iz'umwuka uyu muntu uba wihaye kuvuga umuntu ngo nibande niba koko uyu muntu ari umukozi w'Imana wa nyawe egare uyu muntu wa mwisibandi agiweho n'umuvumo abagiweho n'umuvumo abantu bafatanya na Satani kurwanya Imana abo rero ntabwo bazanesha Imana nayibereye maso umurimo wayo kandi tubivuze tutishimye yego nukuri tubivuze tubabaye ntabwo ari byiza ntabwo ari byiza ko umurimo w'Imana ujyaho igitutsi kandi biturutse mu bakozi b'Imana n'ubundi nukuri yego senga Imana kandi umucyo n'umwana w'intama umusumwe nzawinjiramo nkunda kumva amakuru y'umurwa uri kura hatagera ibyago kandi umucyo umwana w'Imana yo umusumwe nzawinjiramo. amahoro y'Imana bene data bakunzi b'amakuru y'Ijuru TV na Senga Bizemera gatatu turabashuhuje kandi tubifurije umugisha w'Imana. Turi kumwe n'umwana w'Imana mama bimenyetso. Amen. Imana imuhe umugisha ni umukozi w'Imana witanga. Amen. Kandi abeshi mwaramukunze. Mama bimenyetso muri amahoro y'Imana. Umukizo byumvugira kumana
inshuti idahana si nk'izo misi iteka araninda kankingira n'ibyago icyampu wakabu mukiza wawe jye ninginga Imana ngikwereke Yesu umwakire nawe niko ngusabira. muhabwe umugisha. Amen. Izina rya Yesu Kristo ndabasuhuje. Murakoze cyane. ngo ni amahoro. Ndabibona. Masa rwose. Amen. Badukurikiranye ku makuru y'ijuru kuri Senga Bizemera 3 ni amahoro masa. Amen. Mfite umukiza nicyo nari ngiye kuvuga. Imana ishimwe cyane. Amen. Watambukije ubutumwa bukomeye muri iyi minsi yashishe. Yego. Bwagiye bukomeza abantu benshi bugafasha abantu batandukanye. Ariko muri iki kibuga ndagira ngo tugire ikiganiro kitari bube kirekire, ariko tuganira amagambo y'ubwenge kandi yo mu mwuka yo gukomeza abantu no kugira ngo basobanukirwe. Muri izi mpera z'uyu mwaka se Imana iri kuvuga ngo iki? Bona njya kuvuga ngo tubanze dusenge. Rero ni kubera ko mba nikundira amakuru, niyo mpamvu nanjye nihutiye kubaza kugira ngo tubishobore. Reka dusenge. Imana iguhe umugisha. Turagushimiye Mana. Haleluya. Urera biturenga no kubivuga hitunabishobora. Kela sometope sandimando zango hari widasika. Haleluya. Ntidushobora kuvuga kwera kwawe ariko urera, ni kunini ariko urera. Haleluya. Dufite amafaranga urera, tutayafite nabwo urera. Imana ishimwe, abantu batuvuga neza urera. Reka ndekeraho urera. Dufashe hamwe n'abantu bagiye kudukurikirana mu izina rya Yesu duhana umugisha. Amen. Amen. Usenze neza cyane. Imana yo mu ijuru iguhe umugisha. Uyu mwanya rero nifuje yuko twaganira nk'uko nabivuze. Nagiye mbona abantu b'Imana habaho kuvuguruzanya, ugasanga umwe aravuga ariko ugasanga undi arasenya, cyangwa se umwe arubaka undi agasenya. Ndavuga ngo nibura tuzakora ikiganiro kugira ngo abadukurikira babashe kumenya uko babasha gusobanukirwa. Shingiye ku mugabo bita Elize, nakurikiranye ikiganiro cye mu minsi yashishe. Mana ngira muvuze n'ukuri. Ndamuvuze kuko nakurikiye ikiganiro cye nkitekerezaho byinshi cyane. Reka ngo sabe tukiri aha hantu. Yego. Nugira umuntu usubira kuvuga. Yego. Wenda ujye uvuga ikiganiro umuntu mwihorera. Ariko kumuvuga nta kibazo. Njyewe nta kibazo. Yego. Yes. Kumuvuga nta kibazo kuko natwe baratuvuga. Niko bimeze. Hari ikiganiro cye rero nakurikiye sanga aho arimo avuga ko hari abantu b'amabandi kandi bibisha ubuhanuzi. Nanjye naracyumvise. Ndavuga ni rero Karabaye, mama bimenyetso niba waracyumvishe nk'abantu b'abahanuzi, abadukurikira ntibazavuga yuko twese turi amabandi cyangwa se turi abajura. Wabyakiriye ute ukimara kumva kiriya kiganiro? Birumvikana ko tutari amabandi twese. Niba nayo mabandi abaho sinanayazi, nta n'uwantumye kuyareba, ariko ntabwo turi amabandi. Icyo ni cyo cya mbere. Turi abana b'Imana. Turi abana b'Imana. Yego. None se ko nawe ari umwana w'Imana, akaba yemeza yuko hari agatsiko k'amabandi gakora umurimo w'Imana, ariko kari kugira ngo n'ubundi kibe rubanda rwo hirya no hino. None aba bantu badukurikira bazasobanukirwa bate nibumva ikiganiro cya Elize bakumva n'icyawe uvuga uti ngende umwana w'Imana ntabwo ndibande? Nshaka kugira ngo dukure abantu mu rujijo. Ese aba bantu bazamenya bate umukozi w'Imana n'utari umukozi w'Imana?
ya urakoze cyane mana yanjye birakomeye ariko umwuka uradushoboza nukuri birasobanutse uragira uti abantu badukurikira n'abakurikira iki kiganiro cyakozwe n'uyu muntu bazamenya gute amabandi n'atari amabandi ntabwo abantu bose bakorera Imana ari amabandi kandi reka mvuge ikintu nukuri ibintu bijya gucika bicika kare aho ubwami bwigabanyamo kabiri bukarwanyana ese ndibaza uwo muntu yaba yarahawe impano yo kumenya amabandi yiba mu buryo bw'umwuka ni amabandi se yiba atoboye amazu cyangwa ni amabandi yiba y'abakozi b'Imana ubwo ni amabandi abasha kwibisha ibintu by'Imana ubwo ndumva aricyo bishatse kuvuga ni nk'uko yabivuze yes ni amabandi yiba akoresheje ibintu by'Imana uwo muntu rero icyo gihe nabanza kumutangariza bwa mbere nagende gake dore impamvu Yesu abigishwa be bamubwiye bati mwigisha ko tuzi ko wabibye imbuto nziza muri uyu murima none tukaba tubonamo n'urukungu rwagiyemo ryari banamusabye kururandura ubundi bwa mbere izina kuvuga ibandi uyu muntu uba wihaye kuvuga umuntu ngo ni ibandi niba koko uyu muntu ari umukozi w'Imana wa nyawe egare uyu muntu wa mwisibandi agiweho n'umuvumo abagiweho n'umuvumo ariko n'amabandi abaho amabandi yo mu buryo bw'umwuka abaho ariko icyo navuga ngewe ndavuze ngo ese koko abo bantu yita amabandi yarabisengeye Imana imubwira ko ari amabandi cyangwa ntanaheruka kumenya inzira yo gusenga iyo ari ubwo nyine wenda yarabicetse cyangwa se yarabyeretswe ibyo bintu rero yaketse akaza kubisangiza abandi cyangwa akabibona mu bundi buryo nta Mana yabimubwiye akatinyuka akavuga ngo umukozi w'Imana runaka akamwandagaza azi ko bakorera umwami umwe cyangwa azi ko bakorera ubwami bumwe akamwita ibandi ku mugaragaro ku mbuga nkoranyambaga birahagije biranumvikana ko n'uyu wa mwisibandi yewe nta bandi nta wa mwisibandi bose ntacyo bacyuye ese wari uzi ko ibandi ari igitutsi gikomeye umuntu yagutuka ukajya no kukiregera ni igitutsi gikomeye cyane ibandi ni igitutsi gikomeye umuntu ashobora kugutuka ukaba wajya no kukiregera ariko si cyo nshatse kwigisha ngewe icyo nshaka kuvuga ndashaka kuvuga iki kintu giteye gutya numvisemo n'akandi kantu kavuga ngo yumvikanisha ngo izi ndimi bavuga ngaho nimba azi kuzisobanura n'ubu nambwire nzivuge ntabwo bisaba reka kukurinda kubishyira kure ngo izi ndimi bavuga ngo ntabwo ari iz'umwuka ngewe nitangiye icyifuzo wenda iki kiganiro azakibona azatwereka ahantu handitse indimi z'umwuka n'izitari iz'umwuka aho ngaho naho yaba yarabeshye niba azi indimi z'umwuka ariko ubundi igihe ndibaza umunyamubiri amenya umunyamwuka gute ariko ni umunyamwuka si umupasiteri harya ibyo bintu usa n'ibyo bigaragaza umunyamwuka ariko ubundi reka nkubaze ngaho mu magaze ariyo ngaho mu mabati ariyo harya ubwo uzamushakira mu kirere nta munyamubiri urondora umunyamwuka uyu muntu yitwa ibandi cyangwa yisibandi cyangwa numvise ngo ni agatsiko nimba narumvise ikiganiro neza yavuze ngo ni agatsiko ngo ko abantu 16 ngo bakorera ngo mu mashyamba mwumva yitabaza inzego ngo zibibafashemo ngo bahagurukira abantu bakorera mu mashyamba ngo ako gatsiko ngo kayo mabandi ahubwo ni umwanzi w'Imana pe ni umwanzi w'Imana abantu 16 yaranababaze asanga ari abantu 16 yarababaze ngo asanga ari abantu 16 azavumwa wa muvumo nareba nawe uriya rero nanone 16 ese tuvuge wenda abo 16 nabo yabonye nkubwira amacano menshi nicaye imbere y'iyi kamera nzi ko akorera mu mashyamba kuva insengero zafungwa umudendezo w'aho abantu bavugira urabisi ko kuvuga ubutumwa bisaba kwirekura ukavuga wase n'uhumungabana kubera ubucucike bw'imiturire yacu bigasaba ko abantu bajya ahantu bisanzuye nkubwire cano zirenze imwe n'abana narabonye ibiganiro byazo bibera mu ishyamba ese izo cano zose abazikoreraho tubita amabandi nyine nanjye ahanini
icyatumye wenda mbitindaho yego urabona nk'amakuru y'Ijuru TV ibiganiro byinshi tubikorera mu ishyamba yego n'andi macano nk'uko mubivuze ndayazi niyo mpamvu rero avuze ririya jambo nanjye nabitekerejeho kuzababona bakunda gukorera mu mashyamba ndavuga nuko biri kose uyu muntu ashobora kutwambika izina ribi ugasanga abantu baradukemanza ntabwo byakunda kubera yuko dukorera ibiganiro byacu none se reka nkubaza aho numviye ibiganiro tutangira ikiganiro hari indimi wenda yavuze ngo atwerekere ati dore indimi z'umwuka ni nk'izi mvuze ngo tuzihereho ese asoza ikiganiro hari indimi yavuze ngo atwereke ati indimi z'umwuka ni izi mvuze mujye muziheraho twigire se kuzihe yavuze indimi zo nazo abantu b'icyokere rero abantu b'icyokere abo bahozeho ubwo tumushyire mu yihe kategori abantu bashaka kugira ngo urumva yubaka ubuzima bwe ariko buzamukire ku muntu runaka ku bintu runaka ntazamurwe n'igikundiro Imana yamuhaye afite ntazamurwe n'izina rimenyekanye Imana yamuhaye afite kategori twamushyiramo ntiyababeshya nyine ariko ikintu nkunze kubona abantu nka bariya bakunze kuba ari abanyeshyari ni naho yabona cano y'umuntu wenda yego irimo kuzamuka yego agahita avuga ati reka mbasige isura mbi mbasebye ariko hari ijambo riri mu gitabo cyo kubara igice cya 23 umurongo wa 19 hari ijambo rivuga ngo navumane uw'Imana itavuma narakarirane uw'Imana itarakara yego nuko ngo rero nta muntu ushobora kuvuma uw'Imana itavumye aba bantu 16 bose n'abari ku yandi macano yababonye aho bitoreza ngo abona biteka ari amabanga aza aho bakorera ngo abona biteka ari amabanga uyu muntu ahubwo ni ukumwitondera oya hari ahantu utinya umuntu ujya hariya ku muhanda ku karubanda agafata amazina 5, 6, 16 cano zirenze imwe yavuze zikorera habo bantu bajya mu ishyamba akazitesha agaciro akazambika isura izina ribi ni umugome oya nanone tujye tubivuga uko biri ntabwo biri ari byo rwose ntabwo twabishikikira ntabwo ari byo yagombaga gusanga uwo muntu yumvise ko yibye umuntu ni nako ijambo ry'Imana rivuga akamuvugisha byakwanga akamuteza ubuyobozi dufite inzego z'ubuyobozi ariko abantu bitwaza ko bashoboye kuvuga bakaza gusebya umurimo w'Imana bakaza gusebya andi macano ubutumwa bwiza se bamubwiye ko buzavugwa buciye kuri we gusa kandi tugihari hariho n'ikindi kintu namaze kubona ugasanga umuntu ariyemera ko ari we mukozi w'Imana iyi ndwara mu bahanuzi cyangwa abapasiteri cyangwa abavuga butumwa iyi ndwara ko imaze gukura kiriya ni ikimenyetso cyo ku muntu wamaze gupfa ahubwo reka ngasubiremo uyu muntu wicara ngo uzabaze ngo uzaperereze ngo uzagende ubabaze ngo ndashaka kukubaza iki ni ikimenyetso cy'uko aba yaramaze gupfa ngo ndasenga ngo Imana igakora ibitangaza ugasanga nuko nguko mbese arashaka kwerekana yuko Imana imukoresha ibitangaza ibi bintu nabyo oya abantu rwose basubire ku murongo reka dusoze bakizwe sibyo yego reka dusoreze kuri aka kantu ngewe nkanjye ubutumwa namugenera muri iki kiganiro ntago bikwiriye nimba koko nawe ari umukozi w'Imana ibyo yakoze si byo ko umukozi w'Imana ntabwo arangwa no gusebya abandi umukozi w'Imana arangwa no gukora umurimo ese nibikeka niba ari Imana yamuhamagariye ariko icyo nzi neza uko namwiboneye maze igiye mukurikirana nta mwuka wo kurobanura indimi afite ntawe n'iby'indimi ntazi iyo biva n'iyo bijya nabirekera abazivuga Imana izazibibariza ariko ntawe afite yewe nibyo nabonye nukurebera mu mubiri nave mu mubiri ajye mu mwuka nave mu mubiri ajye mu mwuka nta munyamwuka urondora umunyamubiri nta munyamwuka urondora umunyamwuka kandi n'undi wese ufite icyo cyerekezo akireke kuko ntabwo ari byiza akireka reka gusenyera Imana nayo itazamusenyera Imana yahamagaye abantu bayo ngo bayikorere
none se reka kubaza ubundi turi gukorera ibiganiro ku muhanda, none se abantu bazumva iki kiganiro ntabwo bazumvamo urusaku? bazumvamo urusaku rwa moto n'ibindi. none se iyo tuba turi ahandi hantu mu ishyamba hisanzuye urwo rusaku rwari kuzumvikanamo? ariko aha hantu kurwanya Imana, ahubwo Imana itazabarwanya. aha hantu reka tubasobanurireho n'abantu babyumva. kuba tujya gukora ibiganiro turi mu ishyamba si uko tudafite aho tuba. dufite aho tuba, twahatera kamera tugakora ibiganiro. ariko nk'uko mubisobanuye, mu ishyamba tuhakorera ibiganiro kubera umutekano waho. iyo turi mu ishyamba tuba dufite umutekano, nta n'uwo tuba tubangamiye. ariko hano nk'ubu iki kiganiro turimo gukora, abadutega amatwi barumva imodoka, barumva amamoto, barumva abantu, urumva ko kirimo urusaku rwinshi kubera ko twegereye umuhanda. ni ukuvuga ngo kandi ikindi, n'aba bantu baturiye mu ngo hari ubwo bumva ko tubabangamiye cyane, bakaba bumva turi kubasakuriza. si umurimo wabo rega, ibi ni ibyacu nitwe tubishoboye. kandi noneho Yesu yaravuze ngo nitunakora umurimo w'Imana tugire ubwenge nk'inzoka. ntabwo dukwiriye gukora umurimo w'Imana tubangamiye abantu, cyangwa ngo dukore umurimo w'Imana uri buzemo urusaku rw'ibintu biri buze kudukura kuri linye. ahubwo dushaka umutekano, tugakora umurimo w'Imana dufite umutekano. icyo kintu rero abantu bacyumve, kuko ntabwo kuba twakorera mu ishyamba ari uko tudafite ingo twakoreramo n'ahandi twakorera. ubwo rero abantu babisobanukirwe neza, kugira ngo uriya muntu ubasha kuvuga ngo hari udutsiko dukorera mu mashyamba tugakoreramo ibiganiro, bagatanga ubuhanuzi, hatazagera abantu batubona mu nkweto y'abajura. ntabwo turi abajura, ntabwo turi amabandi, ntabwo turi abesikoro. ahubwo uriya mugabo niba yaba afite icyo apfa n'abantu, yabashaka bakiyunga. ariko nanone buriya uvuze ijambo niba hari cano runaka agiranye ikibazo nayo, ye biriya nabonye ko ari nk'ukwanga cano y'umuntu. biriya ni nko kwanga cano cyangwa icyo kinyamakuru. buriya umuyobozi w'icyo kinyamakuru, w'ibyo binyamakuru nako bikorera mu ishyamba, nibo yanga. ariko abakorera kuri ibyo binyamakuru ntabwo bakwiye gusiga izina ribi. yabasanga rero bakiyunga, n'ubundi nta muntu ukwiye kugirana ikibazo na mugenzi we uzajya mu ijuru. kandi dushingiye ku butumwa, niba njyewe ufite ikinyamakuru nzakira n'abantu batandukanye. si n'igitangaza ko nshobora kwakira umuntu wenda mufitanye ikibazo, ariko ntuzakore ikosa ryo kuza ngo gusenya cano. ngo oya, ibyo ntabwo ari byo rwose, turabinenze. ni abantu bafatanya na Satani kurwanya Imana. niko bimeze rwose. abantu bafatanya na Satani kurwanya Imana, abo rero ntabwo bazanesha. Imana nayo ibereye maso umurimo wayo. kandi tubivuze tutishimye, ni ukuri tubivuze tubabaye. ntabwo ari byiza, ntabwo ari byiza ko umurimo w'Imana ujyaho igitutsi, kandi biturutse mu bakozi b'Imana n'ubundi. ni ukuri. senga Imana, na cano yawe ni senga Imana bisembera. senga bizemera 3, mukoreho subscribe, bivuze nyuma ariko mubikore. hanyuma turabashimiye mu izina rya Yesu Kristo. urakoze mwami Yesu, bana n'umuntu wese uzumva iki kiganiro mu izina ryawe Yesu Kristo. uwibazaga kubiriho n'ibivugwa uzamubera igisubizo, ukimuhere mu ijambo ryawe. turagushimiye ko byumvise mu izina ryera rya Yesu, amen. watanga nimero ya telefone uzabukenera. telefone ibiri ku kiganiro senga byemera, abariho nimero ya telefone, ariko ni 0783 01 0086 0788 0086 2 inshuro 3. Imana iguhe umugisha. Yes.